Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza yambi umwami Yesu niyamamare yamamare agakiza k'Imana kagere mu mitima ya buri wese ubwiza bw'Imana butuganze nkuko mubimenyereye rero kuri Byakubera TV roho nzima ikorera mu mubiri muzima niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye igice cya kabiri cyo gukora amandazi muri bya bikoresho naberetse muri video y'ubushize. Uyu munsi rero no gushyira mu bikorwa nkabibereka uko mubikora uko muzajya mubigenza kugira ngo mwirye iminwa. Mukurikire rero ntihagire akabacika uko bigiye bikurikiranye, ibipimo murabibona muri iyi video. Ndabakunda cyane rero twajyanye tugende mu gikoni. Bakunzi kandi inshuti za Byakubera TV muraho neza, ndabasuhuje umwami Yesu niyamamare yamamare. Nkuko rero nabiberetse mu kiganiro giheruka, naberetse igice cya mbere cyo gukora amandazi, mbereka ibikoresho byifashishwa mu gukora amandazi. Uyu munsi rero ndabararikira gukurikira iki kiganiro, tugiye gukora part 2 igice cya kabiri kigaragaza uburyo ki bya bikoresho wabyifashisha ugakora amandazi aryoshye cyane. Nkuko nabibabwiye rero muri kubona akabasi imbere yanjye karimo ifarini amagarama 700 napimishije umunzani. Ikindi ngiye gukoresha ni icing sugar. Icing sugar turakoresha nkeya ishoboka. Tugiye gupimisha kino kiyiko, turapima icing sugar ibiyiko byuzuye cyane bitatu. 1 2 3 hanongeremo n'ikindi kimwe kugira ngo nirye iminwa. Ubwo ibiyiko bimwe mvange ya farini yanjye na ya icing sugar. Ikindi nshyiramo ni akunyu kubera ko ndakoresha na bleba igira umunyu mwinshi, ndashyiramo akunyu gake rwose, dore aka karahagije, nka 1/4 cy'ikiyiko. Ikindi ndakoresha ni chapa mandazi. Chapa mandazi ngiye gupima ibiyiko 2. 1 2. Ikindi ndakoresha ibi bintu bijyanye n'amafu, ndabivanga neza bihwane nkuko muri kubibona. Nindangiza ikurikiyeho ngiye kuvanga ibintu bisukika. Ibisukika rero ahangaha muri kubona agasahani imbere yanjye, iyi ni bleba nashongesheje ngiye gushyiramo. Muribuka ko nababwiye ngo iyo ugiye kumena amagi biba byiza iyo yameneye ku ruhande, ntuyamenere neza mu kintu ugiye kuvangiramo. Hari igihe ushobora kumena igi ugasanga ryarapfuye, bigatuma ibyo wateguye byose biteshwa agaciro. Kangureho umunyu murebe neza. Iri ni igi rya mbere. Iri ni igi rya kabiri. Nizere ko muri kubibona neza.
nabibabwiye rero mu bisukika, ikindi kintu ngiye gushyiramo ni bayita vanilla essence. Vanilla essence nayo ngiye gushyiramo, murebe niyo upfunguye byonyine ukuntu kaba gahumura mu buryohe. Ndakoreshamo utuyiko tubiri, ibiyiko bibiri binini birahagije. Ikindi mbanze mvange. Yatangiye guhumura rwose, impumuro nk'akara. Mbaye amandazi ndayabatuye, ndayabakundishije. Muntu ukunda amandazi rwose uzagerageze kuyakora gutya, uzabingira muri komanteri, uzanshimira ndabizi, kuko aza kuryohera kurusha andi mandazi yose wabonye. Mbibutse ko ushobora kuba ufite ubundi buryo nawe utekamo amandazi, wenda ukaba warayakoze ntakuryohere, ariko ubu buryo nibwo ngewe nkoresha akandyohera cyane kuruta andi mandazi yose abaho. Ikindi kintu ngiye gushyiramo, kuko nkunda amandazi asetse, ngiye gushyiramo vinegre. Niyo iri hafi, iyo mba mfite indimu niyo nari gukoresha, ariko vinegre niyo mfite hafi. Vinegre nayo ndashyiramo ibiyiko bibiri. Mvange. Uruvange rwanjye rwose rurasa neza, rumeze neza cyane. Ikintu kigiye gukurikiraho rero, ngiye kuvanga bya bindi by'ifu n'ibi ngibi. Noneho uko ngenda mponda, ndagenda nshyiramo amazi make make nkurikije n'uko igipondo cyanjye kimeze, ndagenda nongeramo amazi. Inshuti zanjye rero, nk'uko nabibabwiye, wa munzani wanjye, ikintu kindi umfasha kugira ngo nkore amandazi sayizi zingana ngiye kuwifashisha. Ndajya nkata ndambikeho, mpime ndebe amagarama kugira ngo nkore amandazi angana. Ubwo niba nkozire yose agomba kuza angana n'iri ngiri, amagarama 45. Nari nkoze kinini 45. Inshuti zanjye rero, nk'uko muri kubibona, amandazi yacu ari mu mavuta, ari gushya. Murabibona arasa neza. Aya ngaya aho ageze akeneye gukurwamo. Murabona ko rwose amandazi yacu ameze fresh. Muntu uri Musanze, muntu uri hafi rwose, angereho muhe dusangire, nta mutima mubi. Inshuti zanjye, nk'uko muri kubibona, amandazi yacu yatunganye, yasetse. Abakunzi b'amandazi yasetse rero, nababwira iki, ni karibu murebe iyi videwo, namwe muzagerageze, muzambwira, kandi rwose ntukagende utavuze. Ndabashimiye rero, namwe mugerageze, muzambwira uko byifashe muri komantere. Muri kubibona imbere yanjye hateretse umusaruro wavuye muri ya videwo yo gukora amandazi, twifashishije bya bikoresho naberetse mu gice cya mbere cyatambutse. Nk'uko muri kubibona rero, umva ateye apeti. Abakunzi b'amandazi yasetse rwose,
ndabapepeye ndabasuhuje nkaba mbararikira gukurikirana iyi videwo namwe mukagerageza mukarya amandazi aryoshye mugatandukana n'amandazi yo kwa Myasiro, amandazi yo ku mabutike hirya no hino. Byaba byiza nawe mudamu ugerageje mu rugo, umukobwa gerageza kwitoza gukora utuntu nk'utu ngutu, ejo n'ejo bundi umwana wawe azakenera kumva agashya mama we yamukoreye kajyanye n'ibyo guteka, harimo nk'amandazi. Abana bakunda amandazi cyane, noneho byagera ku yo umubyeyi we yabakoreye bikaba akarusho. Nkaba nabasabaga rero ngo mugerageze mubikore ubundi muzirye iminwa. Kambereke rero kambumbire uko aya mandazi yacu ameze. Twagiye rero kamaze mbereka ukuntu risa, look, murebe rwose ukuntu risa neza, riteye apeti. Mva birasa neza pe, noneho kuryoha byo ni akarusho. Impumuro yonyine iri ahangaha muri iyi nzu ndayibatuye. Igikorwa cyaberaga ahangaha rero cyo gukora amandazi kikaba kirarangiye. Gahunda ikurikiyeho ni ukwirya iminwa. Nkuko muri kubibona araryoshye, ateye apeti rwose. Ndabararikira namwe kuzagerageza kandi muzishima, muzabona ko nta yandi mandazi muzongera gukora cyangwa ngo musubire kugura kuri butike mu gihe muzaba mwabonye aya mandazi. Ndabakunda cyane rero, nkuko muri kubona imbere yanjye aya mandazi ni amandazi 40 yavuye muri amagarama 700 y'ifarini, nongeyeho agafarini nk'amagarama 200 yo kwifashisha guponda, hakaba havuyemo aya mandazi 40. Ndabakunda cyane rero, mukomeze murogerwe n'ibiganiro byo kuri Byakubera TV. Byakubera TV ni nziza, izajya ibagezaho ibintu byinshi byiza ku buryo muzishima, ariko namwe mujye mumbwira muri komanteri ibyo mwumva umuntu yabashyiriraho kugira ngo namwe bibafashe nanjye bimfashe. Ibyo mubona atari ngombwa nanone mujye mumbwira ngo ahangaha bigenze gutya na gutya. Rwose komanteri ndazikunda kandi ndazitegereje. Ndabakunda cyane, bye bye. Byose bihira abakunda Imana, byose bihira abakunda Imana. Kwikunda nawe byakubera inshuti.